Yesu ashimwe bavandimwe, Yesu ashimwe mu family Ndumutsinzi TV. Ndagusuje cyane, amahoro y'Imana akubeho cyane. Ndagukangurira gukanda kuri subscribe wowe utarayikanze, kandi ndagukangurira kumfollowinga kuri Instagram, kuri Evangeliste Robert Victor, ndetse no kumfollowinga kuri Facebook kuri page yanjye ya Robert Victor Blessed. Niba warakoze subscribe ndagushimiye, nyuma ntiwongere gukoraho, ntuze kuyifunga. Nunakoraho uze kureba ahantu hejuru handitse ngo all kuri kariya kazogera, uhitemo all kugira ngo iyo dushyizeho inyigisho ntikagucike. Rero niba wakoze subscribe, ndagusaba numara kureba ko ukora kuri share, usharinge ku bantu niba unkunda, niba ukunda kwiga ubutumwa bwiza no kubwumvisha abandi, niba wumva ibyo tuvuga ari ibintu bizima biryoshye, jya ubisharinga no ku bandi bashuti bawe babyumve, kuko ibintu ni ubuzima. So rero ukore share, ukore like, ukore na comment kuri Ndumutsinzi TV. Nzagushimira cyane. Ikindi, jya kuri Facebook ukore wumve inyigisho nagiye shyiraho, ukore like, ukore na share. Inyigisho y'Imana uzabaho kumwe nanjye, tuzaba dufatanyije kubwiriza. Mana Data, mu izina rya Yesu ndagushimiye cyane yuko uduhaye umwanya wo kongera guterana. Ndagushimiye cyane yuko abavandimwe tubana buri munsi bumva izi nyigisho hari impinduka zizazana, kandi bazahindurirwa amateka mu by'ukuri. Rero ukomeze kutuyobora mu byo tuvuga, mu byo dukora byose, kugira ngo bizane umusaruro, abantu babeho banezerewe. Icyubahiro ni icyawe mu izina rya Yesu, amen. Yes, rero ndaguhamagarira kugira ngo twigane iri jambo. Ni ijambo ririmo muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 20 ukomeza na 2. Ni ijambo ryiza. So rero ikintu gusa gutangira kuri 16, ijambo riratangira rikavuga ngo ntimukayobe bene data bakundwa, impano yose nziza kandi itunganye rwose niyo imanuka iva mu ijuru kuri se w'imicyo udahinduka, cyangwa ngo agire agacucu ko guhinduka. Urumva iryo jambo? Ni ukuvuga ngo ntukayobe cyangwa se ntuwishuke, ntukagire ibitekerezo bikubwira ngo ikintu kibi cyaturuka ku Mana. No, ahubwo ngo impano yose nziza cyangwa se ikintu cyiza uhawe ku buntu kigomba kuba gitunganye. Ngo icyo cyo aho gituruka gusa ni ku Mana mu ijuru ku Mana, kuri se w'imicyo udahinduka cyangwa agira agacucu ko guhinduka. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo Imana ibyo itanga ku bantu, cyangwa se ibyo yifuza ku bantu ko bibabaho, ngo ni ukubona ibyiza kandi bitunganye. Ibyo rero ni nabyo yo itanga, iyo nta kibi itanga ku bantu bayo. Niyo mpamvu nta kibi itanga ku bantu bayo, ni uko abantu bayo bayishimishije, ni uko ni abana bayo, yifuza ko bagubwa neza, yifuza ko babaho neza. Bivuga ngo Imana ntidukwiye kuyitekereza nk'umuntu utomboza, akavuga ngo runaka reka muhereze ibyago, uyu nguyu reka muhereze kumera neza, uyu reka muzamure, uyu reka mumanure. Imana ibyo bintu ntabwo bifite. Imana yo ifite ibyiza ku bantu bayo gusa. Niba rero witeze ikibi ku Mana, ntabwo uzakibona. Akenshi abantu ntabwo babizi, baba bumva yuko ibintu byose Imana izanye ari ibintu ikujugunyira nk'itomboza.
ariko Imana yo ishaka ko ibikugera hari ibyiza gusa 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 gusa. Hanyuma ni impamvu bose ibyiza bitabaza ngo ni ukubera iyo mitekerereze bafite. Mbese niba Imana uzi ko ikora nabi cyangwa niba uzi ko izakugirira nabi, mu by'ukuri urumva ibyo byiza byakugeraho gute? Iyo binaje nta nubwo ubyita iby'Imana, ahubwo wisanga ahari byitiriwe Satani. Abantu barononekaye cyane. Ndakomeje kujya ntangazwa n'ukuntu twiyumvisha yuko umuntu wese ugeze amafaranga vuba vuba aba yakuye kuri Satani. Aho ukibaza, Satani niwe ugira urukundo rwo gukunda abantu kurusha Imana? Ya byose biva ku Mana. Ibyanditswe bigaragaza ko ifeza n'izahabu ari iby'Imana. Rero wowe akenshi kubera imyibwirire ufite ikubwira ngo Imana niyo igena, akenshi ubivuga ari uko ubonye hari ibibi byakugezeho ngo Imana niyo ibingeneye. Ariko Bibiliya irakunyumuza mu gitabo cya Yakobo igice cya 16. Ntimuyobe bene data bakundwa, Imana yose nziza kandi itunganye rwose niyiva mu ijuru kuri se w'imicyo udahinduka cyangwa ngo agire n'agacucu ko guhinduka. Se ni impamvu bavuze ngo ni se w'imicyo udahinduka, ngo kandi ntagira n'agacucu ko guhinduka. Ni ukubera iki? Ni ukubera yuko Imana ni umwami. Wari wabona umwami wavuze ijambo akivuguruza? Abenshi bakunda kuvuga ngo iyo utitwaye neza ngo Imana yaraguhaye isezerano ngo irarikwambura. Ni ukuvuga ngo iyo utitwaye neza ngo ukurikize amategeko yose urinde icyaha n'igisa nacyo, ngo Imana ikwambura ibyo yari yaragennye kuguha ngo irisubira. Turabizi ko n'abami bo mu isi iyo yavuze ijambo ntiyisubira uko wakwitwara kose, ntabwo yisubira ku ijambo yavuze. None Imana niyo se yisubira ku ijambo yavuze? Ni umwami w'abami ukeneye kwigirira icyizere. Imana yawe ntabwo yifuza kugira nabi, nta nubwo igeno Imana igena ku bantu ari igeno ribi. Ibibaho bibi byose ntabwo ari Imana iba yabizanye, ahubwo iyo bije ni ukuvuga ngo ni wowe udahagaze neza mu mitekerereze. Ukwiye no guhagarara neza kugeza ubwo wirukanye ibyo bintu ubyirukanishije izina rya Yesu, kubera ko uzi ko Imana yavuze ko icyituruka hari icyiza. Nubwo ari Imana, nubwo haza umuhanuzi akakubwira ngo njyewe ndi umuhanuzi utumwe n'Imana, Imana ivuze ko ugiye kugira ikigeragezo runaka, kurwara, gukena, gupfusha n'ibindi, uwo muhanuzi ntukamwemere, kuko ibyo ntibiturutse ku Mana. Ubuhanuzi bwose tubugenzuza ijambo. Hanyuma bariya bahanura rero gutyo ko Imana itanze ikigeragezo, itanze ishuri, itanze ibibazo, itanze ibi n'ibi, ugasanga ni ibintu bihabanye n'ibyifuzo twifuza cyangwa ntitwabasha kubyakira. Ibyo ntabwo ari Imana irimo kutumye, ni Satani. Nta nubwo ukwiye kumva bene uwo muhanuzi uhanura ibyo ni kosa, kubera ko turi kubona neza yuko tutagomba kuyoba mu mitekerereze, ahubwo tugomba guhora twibwira ko Imana yifuza kutugira neza gusa. Yeremiya igice cya 29:11 aravuga ngo nzi ibyo nibwira kubagirira, ni byiza si bibi, ni amahoro si bibi, kugira ngo mbaremo umutima w'ibyo muzabona hanyuma. None niba Imana yifuza kutugira neza gusa, nta cyago yifuza kuduteza, kuki nyuma duhindukira tukavuga ngo ibyago twahuye nabyo ni Imana yabishatse? Umuntu yapfuye ngo ni Imana yabishatse, umuntu arwaye igihe kirekire ngo ni Imana yabishatse. No, Imana iri kuduhinyuza, iravuga ati njye nta kibi nshaka kuri mwebwe, ibyo ntanga ni ibitunganye bimva ko ndi se w'imicyo, ndi se w'ibyiza, ndi se w'imigisha, singira n'agacucu ko guhinduka. Bivuge ngo niyo waba wakoze ibyaha nabyo ntabwo yakwisubira ngo ivuge ngo ndaguha ibibi, kuko Imana ntitwitura ibihwanye n'ibyo dukora. Zaburi 103 n'107.
ntabwo Imana itwitura ibihwanye n'ibyo dukora. No, haleluya. Akazi kawe ni ukwizera ko Imana itanga ibyiza, ntabwo itanga ibibi. Ugahora ufite iyo mitekerereze. Waba wanatatswe n'ibyago, ntutekereze ko Imana ariyo yabikohereje, Satani niyo yabyohereje. Kandi byanditswe biravuga ngo ntimukabererekere Satani, murwanye Satani nawe azabahunga. Murwanye mukoresheje izina rya Yesu, ko niryo twahawe mu isi gukirizwamo. Ukeneye kujya ukoresha izina rya Yesu mu byakwatatse byose, apana kurira ngo Imana yanteje ibyago. Kandi akenshi tuba twumva ko Imana ariyo yaduteje. Akenshi ntunatekereze ikintu kivuga ngo ese ni Imana ari inteje ibyago, nabikizwa nande? Imana ntabwo iteza ibyago. Hanyuma iravuga ngo rero ibigeragezo bibageraho biba byazanwe no kwifuza n'irari muba mufite, cyangwa se n'ibyifuzo biri muri mwebwe, cyangwa se n'ukwibwira kuri muri wowe. N'ukwibwira kubi kwaje muri wowe. Kwibwira kubi iyo kwaje muri wowe rero niko kuzana bya byago, kuko ngo iyo kumaze gukura muri wowe ngo ubu gutwise uko kwifuza, ngo hanyuma ryarari iyo ritwiswe rigakura, iyo rikuriye mu nda cyangwa iyo rikuriye muri wowe, ngo rirabyara, rikabyara iki rero? Rikabyara icyaha, cyangwa se rikabyara urupfu. Icyaha ni iki? Ni uguhusha intego. Ni ukuvuga ngo niba wifuje ko ejo, niba mu bitekerezo byawe hajemo ngo ese nzahombara, uvuge ngo uri umu businessman cyangwa woman, urimo uracuruza, ugiye kumva muri we hajemo ibitekerezo ngo ndabona ejo nzahomba. Ndabona ikaza muri wowe, ukayihorera ntuyicyahe, ugakomeza ukabitekerezaho, ukaryama ubitekerezaho. Ubwo ngubwo urimo urabyorora, birimo birakurira muri wowe. Biba bisa nk'uko umugore yasamye inda, hanyuma uko iminsi igenda ishira niko indi igenda ikura. Uko ubitekerejeho, icyumweru kigashira, 2 bigashira, 3 bigashira, nta kabuza biba birimo birakura. Kandi ikiri gukurira mu nda cyose kiba kizavuka nikimara gukura neza. Rero nawe uba urimo urakuza irari ribi, uba urimo gukuza ibitekerezo bibi. Ibyo bitekerezo bibi rero nibimara gukura neza, cyangwa ariko kwakugwira muri wowe, byasandaye muri wowe, biri mu mwuka wawe, biri mu bwenge bwawe, byajemo mu by'ukuri byuzuye mu bwonko bwawe, ari byo utekereza gusa, nta kabuza ngo bigeraho bikabyara urupfu, bibyara icyaha. Icyaha ni iki? Ni kwa kubona bya bindi wabonaga. Bya bindi wabonaga biraba, bya bindi wibwiraga biraba noneho neza. Iyo bimaze kuba neza rero noneho bibaye, ni ukuvuga ngo bizana urupfu. Bihita bituma nyine bya bindi byose byangirika bikajya hasi. Ubwo ni urugero nguhaye. Hari n'ibindi bitandukanye. Kuba uhora witeze kurwara, rwose niba witeze kurwara uzarwara. Ibyo witeze nibyo uzabona. Yobu yaravuze ngo ibyo nibwiraga nibyo byangezeho. Ni ukuvuga ngo ibyo uhora wibwira rero nibyo bikubaho, nta kabuza. Uko utekereza ngo ni kuri. Wibaza icyo kintu. Migani 23:7. Uko umuntu atekereza niko ari. Uko ibyo wibwira ko bizaba nibyo bizaba. Rero Imana irashaka ngo hindura imyumvire, utekereze neza, utekereze kuri yo. Niyo itanga ibyiza, apana ibibi. Hanyuma rero niba ubona ibibi bikujeho, tangira ubicyaha uti mu izina rya Yesu. Ntago muturutse ku Mana, kuko ibiturukaho ni byiza si ibibi. Vuga ati nzi ibyo yibwira kungirira ni byiza si ibibi. Utegeka ibyo bintu, uvuga ati mu izina rya Yesu ntibikwiye no kunja mu mitekerereze, sohoka muri je mu izina rya Yesu. Nurangiza ubyihanaguremo,
ushake ahubwo ukomeze utekereze ko iryo jambo Imana yavuze ngo nzi ibyo nibwira kubagirira. Ni byiza si bibi. Uko iryo jambo urushaho kuritekereza no kurikuza mu mitekerereze yawe, byirukana ya mitekerereze mibi, bigahindura icyerekezo, noneho ugatangira kubaho nk'uko Imana ibishaka. Ubuzima bwawe butangira guhinduka mu buryo utazi. Hindura imitekerereze yawe rero ko ibintu bitagenda neza. So rero icyago iyo kitujeho nitwe tuba twabiteye, tuba twagihaye urwaho, tuba twaberekeye Satani akadushyiramo imitekerereze mibi, tugakomeza kuyikuriramo kubera yuko tutazi neza icyo Imana yatuvuzeho. Rero ibyo Imana yatuvuzeho ni ibyo, itugirira neza, nta kibi twifuzaho, irashaka kutugirira neza kugira ngo ejo tugire umutima w'ibyiza n'ubundi tuzabona no hanyuma. So rero ukomeze wizerere mu iryo jambo, uvuga uti Imana yifuza kungirira neza. Ikibi ubona kiri kuri we n'icyakujeho ntabwo ari Imana yabiteye. Ibyanditswe biravuga ngo igiti cyose kitatewe na Data kizarandurwa. Ninde wakirandura? Ni wowe. Ibyo bitekerezo byiteye muri wowe, ntabwo ari Data ubishyizemo, ni Satani cyangwa se ni imyumvire yawe mibi kubera kutamenya, ahubwo hita ubyirukana ubirandure, uvuge ngo ndabiranduye mu izina rya Yesu. Utangire utekereze ku ijambo ry'Imana ry'ukuri nicyo ryavuze. Imibereho yawe izahinduka vuba kandi ubuzima bw'abantu bose bazawutangarira. Gerageza guhita ukura ibitekerezo bibi byakujemo muri wowe, ubisimbuze ibyiza byo gutekereza ku ijambo ry'Imana icyo ryakuvuzeho. Niba utazi n'uburyo ki kwivuga ijambo ry'Imana ryakuvuzweho cyangwa se ryakwanditsweho, icyo umuhanuzi abereyeho, mbwira nkuvugeho ijambo ku bibazo byawe, hanyuma iryo jambo nukomeza kuritekerezaho ku manywa na nijoro, rizirukana ya mitekerereze ya Satani yari kurimo, ya yindi mibi, hanyuma ibyo bizirukana icyo cyago ntabwo kizakuzaho. Niba hari ibyago wahuye nabyo, akaba uyu munsi